Kenshi iyo umuntu akiri muto aba yumva isi yose iri mu biganza bye. Gusa nibitinduka bibona ibyo wibwiraga igihe wumva gufite imigambi wumva guzashyira mu bikorwa mu buryo bworoshye. Byose bikayoboka ubibona imbere yawe. Rimwe na rimwe hakazamo za iyo mbimenya. Rero niyo mpamvu naguteguriye amasomo y'ingenzi mu buzima bwa muntu. Benshi biga bakerewe bikabagiraho ingaruka mu gutera imbere kwabo. Ikintu cya mbere rero, menya ko amafaranga nagura byose. Jya ubimenya kandi ubizirikane nubwo twese ariyo twirirwa dushaka. Amafaranga ni ingenzi cyane mu buzima bwa muntu, ariko amafaranga ntabwo ari afite agaciro kurusha ibindi byose. Amafaranga ubwayo ntashobora kukuganiriza ngo gusetse, uretse ko ashobora kukuzanira ababigukorera. Niyo mpamvu mu mafaranga yose wagira ni ingenzi kwibuka ibindi bintu birimo nk'ubucuti bwawe n'abandi, kugira ibihe byiza n'umuryango, kwita ku mubiri wawe, guteganyiriza ejo hazaza n'ibindi by'ingenzi ukwiye kwitaho mu rwego rwo kugira ubuzima bwiza. Kenshi hari ubwo umuntu yiruka ku mafaranga gusa ariko ugasanga yibagiwe kwiyitaho. Inshuti zose yarajugunye bikazarangira uburwayi bumutashye irunga ari ryose, ubuzima bugasharira, kandi ubwo abandi bamubona hanze bakifuza kubaho ubuzima bw'umukire. Inkuru nziza nkuzaniye ni uko ibyo byose bishobora kujyana. Ushobora gukora amafaranga rwose ayatagayitse, ukongeraho kubaka umubano mwiza n'abavandimwe ndetse n'inshuti, ugakora siporo, ukanita ku buzima bwawe, byose bigafatanyiriza hamwe kukuzanira ibyiza. Ikintu cya kabiri rero ni agaciro k'igihe. Ibuka ko igihe cyangijwe kitagaruka. Buri wese afite amasaha 24 agize umunsi, nyamara uburyo akoreshwa byahindura isi. Wakwinjiza amafaranga menshi ariko ntiwakongera igihe cyawe ngo ukigarure cyatakaye. Bisaba kugikoresha uko kiri. Nkuko ikiganiro rero ari isomo ry'ubuzima, ndakugira inama yo gutangira guha agaciro igihe cyawe cyose, ndetse imbaraga zawe uzitakaze ku bigufitiye umumaro. Nturindire kugitakaza no kwicuza, kuko igihe uzabona ko kitagurwa. Ikindi kintu cya gatatu, ntukiyime kuko nuzahoraho. Kugira ngo umuntu abeho neza, cyane cyane ukiri muto, bisaba kwigwa mu ibintu byinshi. Ibi ni ingenzi kandi birakwiye. Gusa nanone iyo myaka y'ubuto ufite ntuzayihorana. Ejo bundi rwose iraje yoyoke wumirwe. Niyo mpamvu ari ingenzi cyane kuzirikana igihe cyo gukora bya bintu ukunda, bya bintu uha agaciro, bya bintu wahoze wifuza gukora bikaba bishoboka. Niba hari icyo wiyemeje kugeraho ukaba ukigezeho, ni byiza rwose gukora bimwe muri bya bintu wahoze wifuza. Niwemere ko igihe cyose kigusiga utabikoze. Ibi ntibivuze gusesagura, ariko no muri bike umaze kugeraho ntukabeho wiyima byose. Kugera no kuri bimwe bikugirira umumaro. Kane, gerageza ibintu byinshi ukiri muto. Imyaka y'ubuto ni imwe mu myaka myiza umuntu agira. Iyi myaka umuntu aba afite imbaraga nyinshi, kenshi atarwaragurika, mbega ameze neza. Ni igihe kandi usanga umuntu ataragira inshingano nyinshi, wenda nko kwita ku muryango n'ibindi nk'ibyo. Niyo mpamvu ari igihe cyiza umuntu akwiye kubyaza umusaruro, ukiga ibintu byinshi bishoboka, ukagera ku bintu byinshi bishoboka, mbega ukaba uri wa muntu udapfusha igihe ubusa. Benshi bakunze kwicuza ko mu gihe cyabo bakiri bato bagipfushije ubusa, bigatuma babona ingaruka zabyo batangiye kugera mu zabukuru. Burya igishoro cya mbere ni ubuzima buzira umuze. Umugani uvuga ko amagara asesekara ntayorwe. Mbere yo gukenera kumenya iri somo rero, ita ku buzima bwawe nk'ikintu cyangirika ntikigaruke byoroshye. Yaba kurya neza, imyitozo ngororamubiri ihoraho, gusinzira neza, kwirinda inzangano n'ibindi bibangamira intekerezo zigenzurwe buri munsi. Birababaza kumva umuntu agira ati ni njye wizize. Urumva bitababaje koko? Ngaho reka nkubwire, mbere yuko dukomeza, banza wihangane ukore subscribe, like na comment. Niba wamaze kubikora rero, ngaho dukomeza. Ikintu cya gatanu, rinda abo ukunda ubaha umwanya. Ubuzima ntibwakuryohera igihe n'abantu b'ingenzi muri bwo bahoraho. Wenda abantu ntibahoraho, bamwe barakwanga, abandi bagapfa, abandi bakaguhararukwa. Rero igihe ukibafite bakunde, unabashimire urukundo baguha. Umarane nabo igihe gihagije, mureme ibihe byiza byo kwibukwa. Niba ari n'agafoto mugafate, byose biba bizagira ingaruka nziza mu bihe biri imbere. Reka dusorezere kuri iki kintu. Kwicuza ni bibi kurusha gutsindwa. Bamwe banga kugerageza kubera gutinya gutsindwa. Kwicuza bishobora kugendana n'ubuzima bwose usigaje ku isi kubera amakosa wakoze runaka. Nyamara gutsindwa bishobora gusimburwa intsinzi igihe ukosoye amakosa yaguteye gutsindwa. Nubwo aya makosa abantu bakunze kuyaha agaciro bakerewe, biroroshye kwiga gukora ibikwiye mu buzima mbere yo kwicuza, ndetse no kwigira ku makosa yakozwe ugana ku ntsinzi. Ni wowe mugenga w'ubuzima bwawe rero. Ubuzima bwawe burya buri mu biganza byawe, ndetse ufite ubushobozi bwo kubuyobora mu nzira nziza cyangwa mbi.
bukagira n'igisobanuro cyihariye. Tuza uhitemo umurongo mwiza wayobora ubuzima bwawe ku byishimo kugera ku iherezo ryawe. Ngaho rero nkandira kuri like na subscribe. Nibirangira ugira amahoro, umutuzo, umutekano ndetse n'amafaranga. Ndabakunda.